munsi nza navuga ngo nzanye ibintu navuga ko bikomeye kandi ni ubutumwa bwihutirwa buri wese akwiye guhita atega amatwi kandi buri wese akwiye guhita akurikiza ibisabwa. Rero ubuhanuzi nzanye cyangwa se ubutumwa nzanye mbuzaniye abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda aho bari hose mu bihugu barimo, batitaye bari mu Rwanda, batitaye cyangwa mu bihugu duturanye. Ni ubutumwa mbavuga duturanye cyane cyane u Rwanda n'Ubugande na Kongo igipande kimwe. Ni mwebwe murebwa cyane n'iri tangazo nzanye. Reka bonye mwiri joro ryakeye naryamye mbona ibintu biteye ubwoba, hanyuma maze kwibona nabonye ari intambara, mbona ari intambara isatiriye ibi bihugu byombi. Hanyuma mbona iyi ntambara ni umugambi wacuzwe muremure wo kurimbura cyangwa se wo kwica abantu bavuga bafite ijwi ry'Imana riragaruka rirambwira ngo nimuhumure Abanyarwanda, ngo nimuhumure kuko ndi kumwe namwe, ngo nimuhumure ngo ninjye wabashyigikiye, ngo mwibuke cyane, ngo mwibuke aho yabakuye, ngo mwibuke kandi mubitekerezeho neza cyane, mwibuke igihe Imana yavuganiye namwe. Nge ntago nari impari aho mwari muri musenga, ntago nari irambwira ngo mwitondere aya mezi tugiye kwinjiramo, cyane cyane babategeye ngo mu kwezi kwa 4 n'ukwezi kwa 5 ngo niyo mazi babategeyemo. Hanyuma ngo namwe murabizi ngo n'imenyetso murabifite, ngo buri gihe uko umwaka uje ngo bikomye nk'uko bikomye Libya, ngo bahagurukiye kurwanya u Rwanda, ngo barugire nk'uko bagize Libya, ngo kubera ko ari igihugu kiri gutera imbere muri Afurika, kubera ko ari igihugu kiri guharanira uburenganzira bwacyo, kubera ko ari igihugu gifite iterambere ritandukanye n'ibindi, kandi ni igihugu kiri kuvuga ibyumvikana, ni igihugu kiri gukora ibintu bigaragarira amahanga yose. Ngo ntibashaka abangaba bikoze, ukozwe n'Abubirigi, ukozwe na Amerika, nibo bakoze iki gico, hajemo n'Ubudage. Senga amasengesho yo kwiyiriza ubusa, mwiyiriza ubusa, mutakire igihugu cyanyu, mutakire ibi bihugu mvuze, Ubugande, u Rwanda na Kongo igipande kimwe, ngo mutakire iki gihugu, mutakire agace muherereyemo, mugatakire Imana yongere mu Rwanda, yaba ari muri Afurika, yaba ari mu Burayi, yaba ari muri Amerika, aho yaba aherereye hose umunyarwanda hava akajya nakore icyo kintu, kuko Imana yo mu ijuru ije gutambuka kandi ije kurimbura, ije gutambuka mu Rwanda, hanyuma ije kubaka ibyo bari baje gusenya, ije kubyubaka bundi bushya, kubera yuko ishaka kububaka ikabakomeza, kandi inkike zanyu zigakomeza zigasara. N'ikiyo kanyamuri naricyo kigambiriye, aricyo kiri gucura imigambi, aricyo kiri gucura ibi byose, kiyoberanya, kiyorosha, yambitse uruhu rw'intama, hanyuma kigacura uwo mugambi, hanyuma kikihisha muri bariya twavuze kugira ngo kikurimbure. Abo ngabo akaba ari bakigira agakingirizo kari imbere ngo bari bureba, ariko nacyo icyo kiyoka kiri inyuma. Icyo kiyoka nyamunini kirahari, nawe urakizi, n'icyaha mu ijuru. Irambwira ngo aya magambo ngo mwebwe Abanyarwanda mwumvise, ngo abongeremo imbaraga kandi mwongere gutizanya imbaraga, mwongere mwishyire hamwe, mwongere mwiyunge, ngo nimuhumure nta marira ateze kongera, nta marira Abanyarwanda bateze kongera kurira nk'ayo barize. Ngo bararize bihagije, barababaye bihagije, ngo ariko umugome, ngo mumuzirikane ko umugome ntaho yagiye, umugome ntaho yagiye. Inama ziracurwa buri munsi ngo bagire Rwanda nk'uko bagize Libya, ngo umwami umuyobozi wacu bamwishe nk'uko bishe Kadafi, ngo nicyo bagambiriye. Ngo
reka tubasuze kandi tubifurize amahoro y'Imana, tubifurize umugisha w'Imana mwese mudukunda kandi mukurikira ibiganiro byose bica kuri izi channel zivuga butumwa neza y'Imana ibane namwe kandi umugisha w'Imana wamunetse n'abanyu bose hafi na kuri mico itandukanye by'isi amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba burengera bwaryo mwese turabasuje umuntu wese wumva ururimi turi kuvuga n'uwo bazarusobanura akabasha kumva icyo twavugaga. Turamusuje kandi tukwifurije amahoro y'Imana, tukwifurije umugisha w'Imana ubudahwema kutwika ko udukunda utwandikira ibitekerezo byawe. Turi hano kubw'ibitekerezo byanyu, ibitekerezo byanyu biratwubaka kandi turacyabakeneye cyane, ariko kandi twifuza yuko uyu murimo w'Imana tuba turi gukora, umurimo w'ivugabutumwa wagera kure hashoboka kugira ngo abantu bose bamenye ubutumwa. Nkunda kubabwira ngo turi mu minsi ya nyuma, Yesu ari kweza umugeni kugira ngo azamwishyire adafite ikizinga cyangwa se umugayo. Ndimwe n'umukozi w'Imana Prophète François, niwe tugiye kubona muri kano kanya. Tugaye ikaze. Turabashuhuje inshuti zacu bakunze Umusaraba TV, turabashuhuje mu izina rya Yesu. Mwebwe mudukurikiye muri mu Rwanda, abari mu bihugu duturanye bino bya East Africa, abari muri Afrika mwese, abari mu Burayi ndetse no muri Amerika mwese turabashuhuje. Imana yo mu ijuru nibaho umugisha kandi Imana yo mu ijuru nibiteho, nibakoreye buri kimwe cyose muyisaba, kuko nzi yuko Imana yo mu ijuru irabakunda kandi irabishimira. Mwebwe mutega amatwi ijambo ryayo, mwebwe mukunda ijambo ry'Imana mugakunda n'abantu bayo ndetse n'abana bayo. Imana yo mu ijuru namwe irabakunda kandi ibyigambiriye ni ukubagirira neza, ntabwo ari bibi. Ikigambiriye ni cyiza kuri mwebwe. Umugambi w'Imana ni mwiza kuri mwebwe kandi ni muremure. Imana yo mu ijuru nibaho umugisha. Amen. Unzi ibyo nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni byiza, kugira ngo barebe umutima wibiza ndabakunda. Amina. Haleluya. Amena. Nzaririmba cyane. Imana iradukunda nshuti zacu. Imana iradukunda mu byumve mu bimenye kandi ibyigambiriye ni byiza kuri twebwe. Yego. Yego. Tugoye ikaze, twagwaga ikaze muri kano kanya kugira ngo ugubwe neza kandi imbaraga z'Imana zikuboneka muri kano kanya. Reka tugusabe tubigenze gucya, senga Imana. Reka dusenge Imana mu izina rya Yesu, kuko iyi Mana niyo iduhagaritse kandi niyo itubeshejeho, niyo itumye tugihumeka. Turagushimye Mwami mwiza, tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye urukundo rwawe kandi tugushimiye ko wabashije kongera kuturarika. Si twe warayitse turi hano, ahubwo warayitse n'abagiye kudukurikira bose uko biri mu mugambi wawe. Hanyuma rero tuongeye kukwinginga ngo niwurure kubane natwe. Turakwinginze ngo ntaba ari twebwe ahubwo abari wowe, ntabe ari twebwe ahubwo abari wowe, kugira ngo usoze gukiranuka kose ku bana bawe ndetse n'abantu bawe wiremeye. Rero twongeye kukwinginga ngo utwemere tube mikoro, hanyuma wowe wivugire. Icyacu ni ukurangurura, twebwe turi indangururamajwi, ahubwo wowe ni wowe ugiye kuvuga. Hanyuma rero nudushyikire kandi ibyo tugiye kuvuga ntibi byacu ahubwo bibi byawe. Ibyo tugiye kuvuga ntibisenya abantu ahubwo ibibubaka, kuko icyo ugambiriye ni ukutwubaka kandi ukatwubaka kurusha uko twari tumeze bwa mbere. Rero uyu mwanya turahamagara imbaraga z'Umwuka Wera ngo zuruke zibe muri twebwe, kandi turahamagara Imana Data n'Umwana n'Umwuka ngo muze mwese mubane natwe muri kano kanya. Hanyuma rero nyaguhora ku ngoma turakwinginze ngo iri jambo tugiye kuvuga, ubutumwa tugiye gutambutsa bugere kure, aho ushobora kugera hose nibuhagere, kuko ni wowe uvuga kandi ni wowe ugiye gukora, kandi abo ugiye kubwira n'abantu bawe n'abantu wiremeye ndetse n'abana wibyariye mu bisa by'amaraso y'umwana wawe. Hanyuma rero umwanya nk'uyu nguyu, ibiduhiga n'ubihiga n'ibiturwanya n'ubyigizo mu izina rya Yesu Kristo. Duhagaritse umwanya ibitavuga izina ryawe, duhagaritse ibyishyira hejuru byose kuri twebwe mu izina ryawe, kandi no ku bantu bawe baduteze amatwi ibyishyira hejuru kuri bo tubiciye imbaraga mu izina ryawe. Nushyirwe hejuru rero kandi nuganze, twebwe twese tubisabye twizeye ko bikoze mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana igumugisha François ku isengesho ryiza udusengeye, kandi wagiye kurira ku mpande zombi. Reka mvuge ngo Imana y'amahoro ikomeze kukwagura mu izina rya Yesu. Reka ntago turatinda François, ntago nshaka ko dutinda uyu munsi. Abaduteze amatwi ari ibitekerezo bajya duha kandi mbashaka kubyubahiriza. Reka mpite nkuha gahunda uko mitugeza ubutumwa bw'Imana ukabuguhaye. Rero reka dutangire gahunda twiganirira. Uyu munsi
navuga ngo nzanye ibintu navuga ko bikomeye kandi ni ubutumwa bwihutirwa buri wese akwiye guhita atega amatwi kandi buri wese akwiye guhita akurikiza ibisabwa. Rero ubuhanuzi nzanye cyangwa se ubutumwa nzanye mbuzaniye abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda aho bari hose mu bihugu barimo, batitaye bari mu Rwanda, batitaye cyangwa mu bihugu duturanye. Ni ubutumwa mbazaniye bwihutirwa kandi ubu butumwa burareba n'abantu nabo ngiye kuvuga, kubera yuko Imana nabo igize icyo ikora mu buzima bwabo kubera umugambi mubi, kubera umugambi mubisha bafite wo kumena amaraso y'abana b'Imana. Rero ubutumwa burareba abantu bita Ababiligi, burareba abantu bita Abanyamerika, burabareba kubera ko bagambiriye kumena amaraso y'abana b'Imana. Burabareba cyane, burabareba cyane. Ariko reka twerere mu gihugu cyacu, abariho duhera no mu bihugu duturanye, cyane cyane u Rwanda n'Ubugande na Kongo igipande kimwe. Ni mwebwe murebwa cyane n'iri tangazo nzanye. Reka dusome amagambo y'Imana tugiye gusanga, niyo aratwinjiza mu ijambo ry'Imana. Turasanga mu Kuva igice cyaho cya kabiri, igice cyaho cya kabiri n'umurongo waho, Kuva igice cya kabiri umurongo wa 24 n'uwa 25 niwo tugiye gusoma. Dusomere mu izina rya Yesu. Kuva igice cya kabiri umurongo wa 20 wa 24 n'uwa 25. Imana yumva umuniho wabo, yibuka isezerano ryayo. Urajya usoma nanjye nsubiramo. Kuva igice cya kabiri umurongo wa 24 kugeza kuri 25. Dusome mu izina rya Yesu. Haranditswe ngo Imana yumva umuniho wabo. Haranditswe ngo, ijambo riratubwiye ngo Imana yumva umuniho wabo, yumva gutaka kwabo, ndetse ireba n'umubabaro bafite. Yibuka isezerano ryayo. Hanyuma imaze kumva ibyo byose, yibuka isezerano ryayo yagiranye nabo. Yasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Yasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Abo ni urubyaro rwa Aburahamu Imana yasezeranye narwo. Imana ireba Abisiraheli. Imana ireba Abisiraheli. Ndavuga mwebwe muri kuvuga ururimi rw'ikinyarwanda, mwebwe mutuye mu Rwanda, mwebwe mutuye mu gihugu cy'Ubugande, mwebwe mutuye mu gihugu cya Kongo, muvuga ikinyarwanda, nimwe muri kubyirwa. Imana yibuka isezerano yagiranye namwe, yibuka isezerano yagiranye n'ubwoko bw'Abayisiraheli. Imenya uko bameze. Hanyuma irangije ngo imenya uko bameze. Amen. Amen. Ngo Imana imenya ukuntu bameze abo bantu tumaze kuvuga. Hanyuma impamvu mvuze ngo ubu butumwa n'ubw'abantu mvuze nibwo duhereyeho cyane. Nabonye mw'iri joro ryakeye naryamye, mbona ibintu biteye ubwoba. Hanyuma maze kwibona nabonye ari intambara, mbona ari intambara isatiriye ibi bihugu byombi. Hanyuma mbona iyi ntambara ni umugambi wacuzwe muremure wo kurimbura cyangwa se wo kwica abantu bavuga bafite aho bahuriye n'ubwoko bw'Abanyarwanda. Abantu hari imvugo zadutse mu Rwanda tuvuga ngo turi Abanyarwanda, ariko hari izindi mvugo bakoresha z'amoko, bakavuga Abahutu bakavuga Abatutsi. Hari abantu bagambiriye kurimbura ubwoko bwitwa Abatutsi, ariko ntabwo tugira muri iki gihugu cyacu. Dufite Abanyarwanda, dufite Abanyarwanda. Hanyuma mbona ni umugambi wacuzwe muremure. Hanyuma bagambirira kurimbura ubu bwoko
ngo babutsembe bamumareho burundu. Hanyuma ndimo mbona abo bantu bahunga, nibwo naje kubaza Mana ko wambwiye ko iki gihugu nta ntambara irimo, ibi bintu mbonye ni ibiki? Ijwi rirambwira ngo uru Rwanda ngo barwikomye nk'uko bikomye Libiya, ngo bahagurukiye kurwanya u Rwanda ngo barugire nk'uko bagize Libiya, ngo kubera ko ari igihugu kiri gutera imbere muri Afurika, kubera ko ari igihugu kiri guharanira uburenganzira bwacyo, kubera ko ari igihugu gifite iterambere ritandukanye n'ibindi, kandi ni igihugu kiri kuvuga ibyumvikana, ni igihugu kiri gukora ibintu bigaragarira amahanga yose, ngo ntibashaka. Abangaba bikoze, ukozwe n'Abubirigi, ukozwe na Amerika, nibo bakoze iki gico, hajemo n'Ubudage nabwo burimo, buje mw'iki gico, buze kwica, buje kurimbura, buje gusenya, buje gukuraho buri kimwe cyose mu Rwanda, ngo kugira ngo aba bantu bavuga ikinyarwanda bazimangatane ku isi y'u Rwanda, ku iyi si ya rurema, bazimangatane ku iyi si ya rurema, ngo abangaba ngo bigize abahanga, ngo bigize abanyabwenge, ngo bigize abantu ngo bazi kuvuga, ngo none ngo mureke tubarimbure, ngo mureke tubarwanye, ngo mureke tubice, ngo turebe aho bazongera kuvugira. Hanyuma mbona mw'uwo mugambi barawutangiye, ndetse batangiye kuwushyira mu bikorwa, ariko ijwi ry'Imana riragaruka rirambwira ngo nimuhumure Abanyarwanda, ngo nimuhumure kuko ndi kumwe namwe, ngo nimuhumure ngo ninjye wabashyigikiye, ngo mwibuke cyane, ngo mwibuke aho yabakuye, ngo mwibuke kandi mubitekerezeho neza cyane, mwibuke igihe Imana yavuganiye namwe. Njye ntago nari mpari, aho mwari muri musenga ntago nari mpari, ariko Imana yavuganye namwe, ivugana namwe guhera muri 90, irabarinda mu gihe cya Jenoside, irabarinda mubaho, uyu munsi muracyariho, uyu munsi u Rwanda ruraho rugeze, ruri ku kigero rugezeho abantu bose bishimira. Rero ibi ngibi aba bantu navuze bari mu Bubiligi, burimo Abadage, burimo Amerika, birabababaje, ntago babishaka. Niyo mpamvu bahagurutse, niyo mpamvu bakoze inama, niyo mpamvu bacuze ibico byo kurimbura ibi bikorwa byakozwe no kubasiba ku ikarita y'isi. Ariko Imana ivugana nanjye ngo yarirahiye, ngo yarirahiye ngo ntago ngo izabareka, ntago izabakuraho amaboko. Ariko ijambo rirambwira ngo nimukomere, ngo nimukomere, Imana iri kumwe namwe. Hanyuma irambwira ngo mwitondere aya mezi tugiye kwinjiramo, cyane cyane babategeye ngo mu kwezi kwa 4 n'ukwezi kwa 5, ngo niyo mazi babategeyemo. Hanyuma ngo namwe murabizi, ngo n'imenyetso murabifite, ngo buri gihe uko umwaka uje, ngo ukwezi kwa 4 kwegereje, ngo induru ziba nyinshi, ngo batangira bagasakuza, ngo ibirego biba byinshi. Hanyuma ngo icyo ni ikimenyetso kibereka yuko ibyo ngibyo bihari, kandi ko umugambi wateguwe wari ugiye gusohozwa mu kwezi tugiye gutangira. Hanyuma ijwi rirambwira ngo nimusenge, mwongere musubire ku gicaniro, mwongere musubire ku gicaniro nk'uko mwari musanzwe mukijyaho. Hanyuma musenge amasengesho guhera ku itariki 30 z'uku kwezi kwa 3, mbere yuko mwinjira mu kwezi kwa 4, musenge amasengesho yo kwiyiriza ubusa. Mwiyirize ubusa, mutakire igihugu cyanyu, mutakire ibi bihugu mvuze, Ubugande, u Rwanda na Kongo igipande kimwe, ngo mutakire iki gihugu, mutakire aha gace muherereyemo, mugatakire. Imana yongere imanuka ihagarare, ibahagarareho, kuko umugambi n'umwe, umugambi ni wo kubarimbura, umugambi ni wo kubakuraho burundu. Ariko Imana yo mu ijuru ngo yagiye ibana namwe, yagiye ibarengera. Abanyarwanda yabanye natwe mu gihe cya Jenoside, iraturindira turengera. Uyu munsi wa none turiho, u Rwanda twariyubatse, tumaze kwiyubaka, none barashaka kongera kuturimbura burundu, kurimbura Abanyarwanda, gutsembaho burundu Abanyarwanda.
rero ijwi ryongera kumbwira ngo musenge guhera ku itariki 30 no ku itariki 31 z'uku kwezi kwa gatatu. Iyo minsi muyisenge mwiyiriza ubusa muri imbere y'Imana. Umunyarwanda aho yaba ari mu gihugu, yaba ari mu nzego za leta, yaba atazirimo, yaba ari umworozi, yaba ari umuhinzi, yaba ari umukozi wa leta, icyo buri muntu akora cyose ngo yiyiriza ubusa atagize ikindi yitera, kuko akunze igihugu gusa, kuko yumva akunze igihugu, kuko yumva akunze igihugu, yaba ari mu Rwanda, yaba ari muri Afurika, yaba ari mu Burayi, yaba ari muri Amerika, aho yaba aherereye hose umunyarwanda hava akajya nakore icyo kintu, kuko Imana yo mu ijuru ije gutambuka kandi ije kurimbura, ije gutambuka mu Rwanda, hanyuma ije kubaka ibyo bari baje gusenya, ije kubyubaka bundi bushya, kubera yuko ishaka kububaka ikabakomeza, kandi inkike zanyu zigakomeza zigasa neza, zigakomeza zikarabagirana nk'uko zarabagiranaga. Amen. Hanyuma uraza kudusomera amagambo nanone dusanga muri Zaburi ya 91 niyo uraza kudusomera. Dusomere amagambo muri Zaburi ya 91. Zaburi ya 91 nimwe widusomere yose rwose nta kibazo. Yego. Ndasoma vuba vuba so ndajya subiramo nta kibazo. Uba mu rwihisho rwisumba byose. Umuntu wese uba mu rwihisho rwisumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye. Ni igihome kinkingira. Uri igihome kinkingira. Imana yanjye niringira. Uri Imana yanjye niringira. Kuko ari uzagukiza. Kuko ni wowe uzadukiza ikigoyi cy'abagoyi na mugiga irimbura. Ni wowe uzadukiza n'iyi mugiga irimbura. Azakubundikiza moya ye. Ngo azatubundikiza moya ye. Kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Kandi uzajya uhungira munsi y'amababa y'Uwiteka Imana. Umurava we n'ingabo n'icyuma kigukingira. Umurava we n'ingabo ye n'icyuma kidukingira twebwe Abanyarwanda. Twebwe abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, twebwe dufite aho duhuriye isano n'Abanyarwanda. Uwiteka umurava we n'icyuma kidukingira imyambi y'ababisha. Igiteye ubwoba cya nijoro. Ngo igiteye ubwoba cya nijoro ntago kizabageraho. Kizagutinyisha. Oya ntago kizadutinyisha. Cyangwa umwambi ugenda ku manywa. Oya ngo cyangwa umwambi ugenda ku manywa, nubwo bari bacuze izo nama, nubwo ibyo byose bari babishyize mu mugambi wabo, ariko Uwiteka Imana Nyiringabo iravuze ngo ibyo ngibyo ntibizadutera ubwoba kandi ngo ntibizadutinyishe. Cyangwa mugiga igendera mu mwijima. Cyangwa mugiga igendera mu mwijima no ntizagutera ubwoba. Cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu. Cyangwa kurimbura cyangwa gutsemba ku manywa y'ihangu, ibyo ngibyo ntibizagutera ubwoba, kuko ijambo rirambwira ngo nta nkota n'imwe yacuriye kuturwanya ngo izabiturutse ku Uwiteka, kandi ngo n'uwabigerageza wese ntago bizabira umugambi w'Uwiteka, ngo niyo mpamvu bitazamuhira. Abantu 1000 bazagwa iruhande rwawe. Abantu 1000 bazagwa iruhande rwawe. Abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe. Abantu inzovu nabo bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho. Ariko wowe ntago bizakugeraho. Uzabirebesha amaso yawe gusa. Oya uzabirebesha amaso yawe, ubirebe biri hakurya yawe, ubirebe biri hepfo yawe, ubirebe biri haruguru yawe, ubirebe biri ibumoso cyangwa iburyo. Oya we ntago bizakugeraho. Ubona ibihembo by'abanyabyaha. Hanyuma nurangiza ubona ibihembo by'abanyabyaha, urebe imigambi y'abanyabyaha ukuntu bapfana ubusa, urebe ukuntu abanyabyaha bahembwa nabi, ubirebesha amaso yawe, hanyuma ubyitegereze. Uwo munsi uzavuga ngo Uwiteka niwe wantabaye. Kuko ari wowe buhungiro bwanjye Uwiteka. Kuko Uwiteka ni wowe buhungiro bwawe. Erega ni wowe duhungiyeho, erega ni wowe duhanze amaso, erega ni wowe wadukuyeho ikigoyi cy'abagoyi, erega ni wowe wadukuyeho imitego yose baduteze kuva kera. Buri munsi baratega, ariko wowe ugategura. Iyo mitego niyo witegura, ntabwo ari twe tuyitegura.
wagize isumba byose ubuturo, wagize isumba byose ubuturo, nuko nta kibi kizakuzaho, nuko wowe Rwanda nta kibi kizakuzaho, kandi nta cyago kizegera ihema ryawe, kandi nta cyago kizegera ihema ryawe, wowe Rwanda n'abayobozi bawe ndetse n'abaturage bawe, mwebwe nta cyago kizabageraho ntacyo. Uwiteka azategeka abamarayika be ngo bakurindire mu nzira zawe zose, ngo bakurindire mu nzira zawe zose, bazakuramira mu maboko yabo, bazakuramira mu maboko yabo, ntabwo uzagwa hasi ngo udakubita ikirenge ku ibuye, utava ukubita ikirenge ku ibuye. uzakandagira intare n'impoma, uzakandagira intare zose ndetse n'impoma, uzaribata umugunzu w'intare, uzaribata umugunzu w'intare n'ikiyoka, ndetse n'ikiyoka nyamuri aricyo ikigambiriye, aricyo kiri gucura imigambi, aricyo kiri gucura ibi byose, kiyoberanya, kigize kiyoroshe, yambitse uruhu rw'intama, hanyuma kigacura uwo mugambi, hanyuma kikihisha muri bariya twavuze kugira ngo kikurimbure. Abo ngabo akaba ari bakigira agakingirizo kari imbere ngo bari bureba, ariko nacyo icyo kiyoka kiri inyuma. Icyo kiyoka nyamunini kirahari, kirahari, nawe urakizi, ni cya kindi dukunze kwita ko ari cyo kiyoboye isi. uko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza, kuko Uwiteka twamukunze akaramata nicyo azadukiriza. nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye, ngo azadushyira hejuru kuko yamenye izina ryacu. azanyambaza nanjye mwitabe, amina. ngo Uwiteka tuzamwambaza ngo nawe atwitabe. nzabana nawe mu makuba no mu byago, nzabana nawe, Imana izabana natwe mu makuba ndetse no mu byago. nzamukiza muhe icyubahiro, oya, ngo izadukiza, hanyuma nimara kudukiza ngo iduhe n'icyubahiro. ntabwo izadukiza gusa, ahubwo izaduha n'icyubahiro mu mahanga yose. nzamuhaza uburame, ngo izaduhaza n'uburame, kandi nzamwereka agakiza kanjye. Amen. ngo izatwereka agakiza kayo, kandi ngo Imana izatwereka agakiza kayo. Amina. Imana yo mu ijuru ivugana, irareba, ijwi rirambwira ngo bagambiriye, ngo mu mugambi bafite cyane n'uwo gukuraho umuyobozi wacu ngo wamwice nk'uko bishe Kadafi, ngo yigize ngo umuntu ngo w'ikirenga. ariko se niwe koko wishyizeho, si Imana yamushyizeho? mwitonde. Imana yo mu ijuru irambwira ngo aya magambo, ngo mwebwe Abanyarwanda mwumvise, ngo abongeremo imbaraga kandi mwongere gutizanya imbaraga, mwongere mwishyire hamwe, mwongere mwiyunge, mwongere muvuge rumwe, hanyuma mwicare mwambaze Uwiteka kuko nawe abateze amatwi, abateze amatwi, kandi ngo arabakunda, kandi ngo ntacyo atakora, ngo yakwemera agataha ingabo nyinshi, ingabo nyinshi zigashira ku bwanyu, ariko mwebwe akabarinda. ngo nimuhumure, nta marira ateze kongera, nta marira Abanyarwanda bateze kongera kurira nk'ayo barize. ngo bararize bihagije, barababaye bihagije, ngo ariko umugome, ngo mumuzirikane ko umugome ntaho yagiye. umugome ntaho yagiye. inama ziracurwa buri munsi ngo bagire Rwanda nk'uko bagize Libya, ngo umwami umuyobozi wacu bamwishe nk'uko bishe Kadafi, ngo nicyo bagambiriye, ngo urwo ngurwo nirwo rupfi, ngo yagapfuye. ngo kubera ko ngo agambiriye guteza igihugu cye imbere, ndetse si igihugu gusa, na Afurika yose ngo agambiriye kuyiteza imbere. hanyuma rero Imana yo mu ijuru ivugana nanjye, irambwira ngo muhumure, kandi namwe bayobozi muhumure, ngo ariko namwe ngo mwicare hasi, ngo musenge, hanyuma ngo mwongere muhindukire aho muri hose, mwongere mwambare ibigunira, mwambare ibigunira. ijambo ngo umuhanuzi ajya kubwira Hezekiya, ngo aramubwira ngo narage kandi ngo atange ubwami we, ngo kubera yuko igihe cye cyo gutaha kigeze. ngo arahindukira areba ivure. aya magambo ntabwo turi buyasome. ngo arahindukira areba ivure, hanyuma nawe ngo nimwongere muhindukire murebe ivure, murebe ivure, hanyuma mwambaze Uwiteka, mutakira Uwiteka, kuko aje kwigaragariza ukuboko kwe kuri mwebwe, aje kugaragaza ko ari ubashyikiye, aje kugaragaza ko ari ubarwaniriye, aje kugaragaza yuko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Amen.
imana yo mu ijuru irambwira ngo inkiko z'igihugu ngo irazirinze, inkiko z'igihugu irazirinze, ngo nimuhumure kandi nimukomere, ngo nubwo ikiyoka nyamunini kiri kwiyoberanya ndetse ngo kimwe ngo kiyoberanya kuri mwebwe gifite n'abakozi mukorana iruhande rwanyu, icyo kiyoka nyamunini ngo ariko ngo ntago ngo umugambi wabo ntago bazawugeraho, ngo ntago bazawugeraho kuko Uwiteka ari kumwe namwe, Uwiteka ari kumwe namwe, Uwiteka ari mu ruhande rwanyu, ngo ibyo muri kureba byose biza bibikubita hejuru, ibyo byose biza bibabatura hejuru, ngo ibyo ngibyo ni ibikangisho by'intare, ngo ariko ngo ziraziritse, ngo ziraziritse. Reka twikomereze ubutumwa wowe wabwumvise munyarwanda, burakureba nawe mugande birakureba kuko nawe uri ku rutonde, uri ku rutonde, wowe Rwanda uri ku rutonde, wowe Uganda uri ku rutonde, ngo muri ku rutonde rw'ikiyoka nyamunini gishaka kumira bunguri ngo mukazimangatana ku ikarita y'isi. Rero burakureba aya masengesho nawe uyafate, we mukongomani wavuzwe, nawe mugande wavuzwe, aya masengesho yafate yo ku itariki 30 na 31 uyafate, musengere igihugu, musengere abanyagihugu, musengere ubugingo kugira ngo Uwiteka azagira ibyo ahindura. Kandi Uwiteka Imana azaba ari kumwe namwe, Uwiteka Imana azaba ari mu ruhande rwanyu, Uwiteka Imana azaba ari mu mwanya wose muzaba murimo. Abashobora bakazajya muri sitade bazajyemo, abashobora bakazajya mu mashyamba bazajyayo, abashobora bakazabicaye mu ngo bazicare basenge ku iyo minsi yombi, hanyuma basengera ibi ngibi mvuze, babisengere, hanyuma Imana ize yikorere umurimo wayo, Imana ize yikorere umugambi wayo. Reka dukomeze, hanyuma ubutumwa bw'ibyo bihugu nari mfite ari ubwo ngubwo, avenze dukomeze nanone njye kuri biriya bihugu nari mvuze bindi, birimo Ubudage, burimo Amerika, burimo n'Ububiligi. Namwe mfite ubutumwa bwanyu mugenewe mubwumve. Hanyuma uradusomera amagambo tugiye gusanga kuva gice cya 11, isomo uhereye ku murongo wa mbere, isomo uhereye ku murongo wa mbere, ni ku 10, isomo uhereye ku murongo wa mbere. Kuva igice cya 11 umurongo wa mbere, dusome mu izina rya Yesu. Haranditswe ngo Uwiteka abwira Mose ati, Uwiteka abwira Mose ati, hasigaye icyago kimwe nzatera Farawo, hasigaye icyago kimwe nzatera Farawo n'Abanyegiputa bose, hanyuma azabareka mugende, nabareka by'ukuri, no kwirukana azabirukana, none bwira abantu, umugabo wese asaba umuturanyi we n'umugore wese asaba umugore we, n'umugore w'umuturanyi we asabe ibintu by'ifeza, ibintu bifite agaciro, n'ibintu by'izahabu, Uwiteka aha ubwo bwoko kugirira umugisha ku Banyegiputa, kugira umugisha ku Banyegiputa. Na Mose ubwe yari umunyacyubahiro cyinshi mu gihugu cya Egiputa, mu Banyegiputa, mu maso y'abagaragu ba Farawo no mu maso y'abandi bantu, mu maso y'abagaragu ba Farawo ndetse na Farawo ubwe, ndetse no mu maso y'abandi bantu. Mose yari uw'igitinyiro kuri bo. Mose aravuga ati, Uwiteka aravuze ati, nko mu gicuku nzanyura hagati muri Egiputa,
amina. ngo nushaka kurekera aho ngaho ngo nko mu gicuku ngo Uwiteka azanyura mu gihugu cya Egiputa. Uwiteka Imana arambwira ngo agiye kunyura mu ibyo bihugu byombi, agiye kunyura muri mwebwe muri mu Bubiligi, agiye kunyura mu gihugu cy'Ububiligi, agiye kunyura mu gihugu cy'Ubudage, agiye kunyura ku mugabane wa Amerika, hanyuma agiye kubateza ibi byago bigera ku 10 nibyo agiye kubateza. Ariko icyanyuma cyo kizaba gikomeye kubera yuko kizagira no ku mwami no ku muyobozi uyoboye igihugu wese kizamugeraho. Imana irambwira ngo nimbaze mwebwe Amerika we, ngo umuriro ujya kwaka ngo muze aho waturutse, ngo n'ibindi nubwo ntimutekereza aho bizanyura, nimutekereza inzira bizanyuramo, ariko Uwiteka aje kuhanyura mu byibonere n'amaso yanyu. Icya mbere cyari umuriro, hanyuma ikindi hagiye kuboneka umuyaga mwinshi uhuhe mu bihugu byose byari bafitiye icyizere, bigiye kubatera icyizere kandi namwe murabizi. Hanyuma ibimenyetso byabyo murabifite, ngo nimara kubatera icyizere umugambi wanyu nibwo muzatangira kuwureka. Tugeze ku cya 4, Imana irambwira ngo umuriro w'amashanyarazi ngo muvuga ngo mwagize uwanyu, ngo ugiye gufata umunsi ubure wose, mwebwe muyibonese n'amaso yanyu, ubure mu ibyo bihugu byose. Ntibizaburira umunsi umwe, ariko buri gihugu kizajya kigira umunsi ubure. Hanyuma ikindi cya 5, Imana irambwira ngo mwebwe ngo mugiye guterwa n'ibyorezo mutazi umubare wabyo, mutazi n'aho biturutse, kubera yuko mwagomeye Imana, kubera yuko mwigometse. ngo mwabonye covid iza mugira ngo niyo yonyine ije, ngo haje n'ibindi bije biturutse bitazi aho biturutse, mubone bibaguyeho, ngo ariko ni umujinya w'Uwiteka abasutseho. Hanyuma icya 6, ijwi rirambwira ngo nimbabwire ngo mumenye neza yuko ngo Uburusiya ngo bugiye kubakina ku mubyimba kubw'intambara mwashoje muri Ukraine, ikaba igiye kubatsinda. Ngo icyo ni icya 6. Icya 7, ijwi rirambwira ngo nimbabwire ngo mu matungo yanyu ngo agiye kwadukamo n'indwara mutazi, n'imbeba ziri mu nzu iwanyu ngo iyo ndwara izazigeraho. Hanyuma icya 8 ndetse n'icya 9, Imana irambwira ngo amazi yanyu ngo agiye kuba mabi kurusha andi yose ku isi. Ngo nubwo ufite ubuhanga bwo kugerageza kuyagira meza, ngo ariko muzagira meza ariko yabanje kuba mabi. Hanyuma icya 10, Imana irambwira ngo igiye kunyura mu ngo z'abaperezida b'ibyo bihugu, mu bayobozi b'ibyo bihugu Imana igiye kunyuramo. Hanyuma irakora ku itungo, irakora ku bana, irakora no ku makonte mufite mu mabanki, ngo irayakoraho. Nibwo muzamenya ko ari Imana yo mu ijuru yagambiriye kunyura mu ibyo bihugu. Ngo ariko ngo kubera yuko mwanze mugasuzugura, mwagomeye Imana n'umukigomeye, ngo niyo mpamvu igiye kubirebesha amaso yanyu pe. Ngo muzabireba bizababaho, mubirebesha amaso yanyu, ngo nibwo muzamenya ko ari Uwiteka wabashyizeho, nibwo muzamenya ko Uwiteka ari we Mana iruta izindi zose, ngo nibwo muzamenya yuko Uwiteka ari we uri hejuru y'ibyo byose. Kandi Imana irambwira ngo mbabwire ngo ibahaye gasopo ku banyantege nkeya, ngo ibahaye gasopo kuwo mwita abanyantege nkeya batishoboye. Irambwira ngo ije guhagurutsa umugabane wa Afurika kuruta uko imigabane yanyu yayihagurukije. Hanyuma Imana irambwira ngo mwebwe abanyafurika muzamuriho icyo gihe, ngo muzabirebesha amaso yanyu, ngo abazagirwa amahirwe yo kuba bakiriho, ngo muzabirebesheho uko Imana igiye kubasumbisha iyi migabane yanyu, iyi migabane yindi yigize ibihangange. Ngo bigiye gutangira buhoro buhoro, hanyuma kugeza ubwo Imana izagera ku mugambi yo yagambiriye kubagirira. Imana izagera ku mugambi ngo irawugeraho bidatinze, kandi irawugeraho si kera, ni vuba iraje iwugereho. Hanyuma
nta byinshi ifite, ndumva n'ubutumwa bwanjye bugarukira aho ngaho, ariko ijwi ndumva ririmo bumbwira ngo ninongere mbabwire ngo barabahagurutse, ngo bari bahagurutse, ngo bari bahagurutse, bari bahagurutse, bari baje kongera kugira kwishima hejuru nk'uko bishimye Kadafi bamukuyeho, ngo bari baje kongera kwishima, ngo ariko Imana irabijimije, Imana irabicecekesheje mu izina rya Yesu. Tugushimire, urakoze cyane ku butumwa bwiza utambukije, kandi ndakeka wo kumva yumvishe, wo kwihana ari bwihane, wo kugira ibyo akosora ari bikosore mu izina rya Yesu. Reka tugushimire, urakoze cyane. Yego namwe murakoze. Nk'ibisanzwe niba nta kindi wongeraho, uraduha nimero za telefone usenga Imana. Nta ku butumwa mafite nta kindi bagomba kurenzaho, nuko nguko bumeze, nuko buteye. Icyo musabwa no kubwubahiriza, kandi umuntu wese wumvise aya ubutumwa abwire mugenzi we, kandi ushobora kubuhindura mu rundi rurimi nawe bunyuze mu rundi rurimi, kuko abantu tuvuga indimi zitandukanye, kugira ngo buri wese abashe kumva ururimi avuga, kugira ngo umuntu wese arwumve mu rurimi yumva kandi avuga. Hanyuma nongera kwibutsa amatariki yo gusenga ni itariki 30 na 31, niyo matariki ahari yo gusenga, ni Imana yashyizeho. Hanyuma reka ntange nimero za telefoni, ushaka ko twifatanya cyangwa ushaka kugira ubindi ushaka kutubaza, uduhamagara kuri nomero zikurikira. Uri kuri WhatsApp uduhamagara kuri 7878 tugufasha, uraduhamagara kuri nomero kuri WhatsApp. Uri hanze mu bihugu byo hanze y'u Rwanda, waba uri kuri Afurika, waba uri mu Burayi, waba uri muri Amerika, turagufasha nta kibazo. Dupfa kuba twumvikana ku rurimi tuvuga. Hanyuma hari n'indi nomero nayo ushobora kuduhamagara uri mu gihugu imbere, utenze gukoresha WhatsApp cyangwa utanayifite, ukayiduhamagara ku buryo busanzwe, ni 82 24 79 09. Izo nomero uradufasha, uraziduhamagaraho, turagufasha aho twaba turi hose. Ntabwo tukwima igihe cyacu, igihe turakiguha rwose, uko duhari ku bwanyu ntabwo duhari ku bwacu, duhari tuhabereye mwebwe. Hanyuma rero wumva afite icyifuzo yatugezaho, ufite ikibazo yatubaza, naduhamagare ku izo nomero, turagufasha. Dufite na groupe dusengeramo yitwa bari mu rugendo rugana mu ijuru, wifuza ko tugushyira muri groupe uraduhamagana, ukabitubwira, ukabidusaba, hanyuma tukagufasha, tukayigushyiramo, tukajya dusengana. Isenga ku wa gatanu, niwo munsi wo kwiyiriza, ariko buri munsi isenga saa 2 z'umugoroba na saa 9 za mu gitondo buri munsi. Imana yo mu ijuru nibaho umugisha, kandi nikomeze bashyigikira. Amen. Turagushimye Mwami mwiza, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye kuri Imana ibera hose icyarimwe, kandi uri Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Hanyuma tugushimiye ko washyize uburinzi ku gihugu cyacu. Hanyuma tugushimiye Mwami nyagora ku ngoma ko wongeye kuduhumuriza, twitwakiriye ihumure ryawe. Ariko twongeye no kukwinginga ngo nuturengere, hanyuma urengere na bene data abo bose bari bafite imigambi mibi, nubareka nibihana bakisubiraho, nawe ubababarire. Hanyuma uko barakugarukira, kuko babumvise imbuzi zabo, hanyuma bakawugarukira bagaca bugufi, nibaca bugufi nubababarire. Ariko Mwami mwiza, twongeye no kwigira ngo twebwe twese nuturengere muri urugendo, kandi dusenge n'abagiye kumvira ijambo, abagiye kumva ubutumwa, ngo nubashyikire kandi nubiteho, hanyuma babashe kubwakira kandi babwumve nk'uko bikwiriye, kandi bugire icyo basigira mu mitima yacu. Mu iyi minsi iriho yo gusenga washyizeho, nudushyikire kandi tubone neza kuri kumwe natwe, kandi ukomeze udushyigikire. Hanyuma ibiduhiga nukomeze ubiduhige, nibiturwanya nukomeze ubirwanye, nibigambire kudutera ibyo byose nubyigizeho mu izina ryawe, kuko uri Imana yo kwizera kandi uri Imana yo kwiringirwa. Hanyuma urakoze ukumvise gusenga kwacu, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo tubyizeye. Amen. Amen. Imana y'amahoro iguha umugisha. Amen. Namwe nibaho umugisha.